Haleluya, haleluya. Gira mugenzi wawe ngo nishimiye kukubona mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ongera ugire mugenzi wawe ngo imigisha n'amahoro y'Imana bikube mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndashimira Imana cyane rero ubwo uyu mwanya duhaye kugira ngo twongere guhagarara imbere yawe muri iri teraniro. Imana ihabwa icyubahiro, ihabwa icyubahiro kuko yakurinze ikakurindana n'umuryango wawe. Ihabwa icyubahiro kuko yarinze igihugu cyacu n'umunsi yabirinze. Ihabwa icyubahiro kuko iturindira mu buntu bwayo uko bukeye uko bwije. Ihabwa icyubahiro kuko irinda imiryango yacu, ikarinda abavandimwe, ikarinda inshuti zacu z'inkoramutima. Ihabwa icyubahiro ku mahoro itanga, ihabwa icyubahiro ku migisha itanga, ihabwa icyubahiro ku bwiza bwayo, ihabwa icyubahiro kuko ari Imana iri hejuru ya byose. Twongere dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya ibice 17 murongo wa 7. Yeremiya ibice 17 murongo wa 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Bwira mugenzi wawe ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niba wishimiye iryo jambo kumera Imana amashyi. Hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Kuri iyi si twibereyeho ni isi igira ibibazo, ni isi ibamo intambara, ni isi ibamo ibyago, ni isi ibamo amakuba. Uwahamagawe uri mu murimo w'Imana ndetse n'utarahamagawe akaba ari umupagani wo hanze, abo bose bahura n'iki? Bahura n'ibibazo. Waba wirabuye cyangwa se waba urumere ku ruhu, abo bose bahura n'ibibazo. Kuri iyi si twibereyeho hari abantu bari mu byiciro bitandukanye. Hari abakene, hari abakomeye, hari aboroheje, hari abandi bafite imirimo ikomeye cyane, hari abandi bafite ibyubahiro bidasanzwe. Niho hantu uzajya gusanga bamwe bakabaho aho kwiringira Imana, aho kwizera Imana, bakizera abana b'abantu. Ariko ntibitinda birangira abana b'abantu babahemukiye ntacyo bagize gute, ntacyo babamariye. Abana uzasanga barimo kwiringira ubutunzi bafite, babureba bakavuga ati rwose aha turuzuye kuko kuri ibyo byose turagifite. Ariko hari aho bigera, hari aho bigera ubutunzi ntibugire icyo bukora. Hari aho bigera amafaranga umuntu atunze, imitungo umuntu afite ntigire ikigira gute, ntigire icyo ikora, uretse Imana yonyine kuba yagira ikigira gute, icyo ikora. Abo bantu nabo barahari. Ibyo babonye ibyo batunze baravuga ati hano twagize gute, twagezeyo. Hari n'abandi biringira imbwa za zindi ziba mu bipangu, bakavuga ati reka turyame dusinzire, imbwa zacu ziducungira umutekano kuko zirakarishye cyane, nta mujura cyangwa
ibyo nibyo ashyiramo ibyiringiro bye, ibyo nibyo yerekezaho umutima we, akumva yuko ubwo burinzi buhagije. Ariko burya Imana itakurinze nta wundi muntu wakurinda. Imana itabaye mu ruhande rwawe nta wundi muntu waba mu ruhande rwawe. Imana itakurengeye nta wundi muntu wakurengera. Imana itagukomeje, Imana itaguhumurije, Imana itaguhaye iki na kiriya, nta wundi muntu wajya gute wakiguha. Hanyuma uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro bye. Ku bantu bafite kwizera Uwiteka, abantu Uwiteka abera ibyiringiro byabo, abo ngabo burya barindwa n'Imana, bahabwa umugisha n'Imana, barengerwa n'Imana, batabarwa n'Imana, bahumurizwa n'Imana, bakomezwa n'Imana, barengerwa n'Imana, amanywa na nijoro. Imana ikomeza kubabera umucyo, Imana ikomeza kubabera ingomezi, Imana ibabera imbaraga, Imana ibabera byose. Hahandi aho rukomeye, aho rworoheje, baba bari kuvuga ngo turafite umutabazi, turafite Imana irengera. Haleluya. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Iyo turebye abatubanjirije, tukareba Aburahamu uburyo yemeye kwinjira mu rugendo kugira ngo ye ajye guterekeza Imana yashakaga kugira ngo agenderemo, urasanga ikintu Aburahamu cyamujemo cya mbere, yizeye ibyo Imana yagize gute yamubwiye. Haleluya. Yizeye ibyo Imana yamubwiye, amaze kwizera ibyo Imana yamubwiye, agira ibyiringiro neza yuko igihe kizagera ibyo Imana yavuze nabyo bikagira gute bigasohoka. Yemeye guhaguruka ajya mu cyerekezo cy'Imana, afite kwizera kandi afite n'ibyiringiro. Haleluya. Nugera mu bikomeye, burya ikintu cya mbere jya wibuka yuko Imana yawe iriho, ujya wibuka yuko Imana yawe ikora amanywa na nijoro. Nuhura n'umurozi akavuga ati wowe ngomba gusoza ubuzima bwawe, wowe ugomba gupfa n'ugomba kubaho, uzamubwire ngo Imana nizeye ntabwo izagushyira, ntabwo izatuma ngwa mu biganza byawe, ntabwo izatuma ngwa mu biganza byawe. Nuhura n'ubuzima akavuga ati wowe uzapfa udakize, uzapfa utabonye akazi, uzapfa utabyaye, uzapfa uhetse amaboko, wowe uzapfa uri inzererezi, uzamubwire ngo Imana nizeye, Imana nirindira, ibyo byose byatuma bibaho. Haleluya. Kandi ibyo ugomba kubivuga wumva ukomeye kandi ukumva ushikama imbere y'Imana. Nuhura n'umuntu wakugukeneye akakwereka yuko urugendo rwawe utazarusoza amahoro, akakwereka yuko mu rugo rwawe nta kizajya mbere, akakwereka yuko mu kazi ukora nta kizajya mbere, akakwereka yuko umuhamagaro wawe mu by'ukuri uzapfapfanira mu nzira, uzamubwire ngo Imana nizeye, Imana nkorera, Imana namenye, Imana nirindira, ntabwo izatuma ibyo byose bibaho. Haleluya. Ntabwo izatuma ibyo byose bibaho. Burya abantu tuzira byinshi, abantu tuzira byinshi, ariko burya abantu basenga, abantu bamaze kwinjira mu murimo w'Imana, bakaba bari mu buntu bw'Imana, bakaba bari mu muhamagaro w'Imana, ntabwo bakangwa na buri kimwe cyose kigize gute kibonetse. Burya iyo wizeye Imana ukaba wiringiye Imana, niyo waburaye ubyumva ushima Imana, niyo wabwiriwe ugera nimugoroba unashima iki? Unashima Imana. Nubwo niyo wahuye n'ibicantege urakomeza ukazabwira Imana iki? Icyubahiro. Iyo wahuye n'ibibazo by'ingutu urakomeza ukavuga ati oya, ibi ni byo gutambuka, njyewe nagira gute ngasigara. Nubwo waba uri ku munota wa nyuma
abatandukanye na wa muntu ubaho afite kwiheba. Buriya umwanzi w'ibyiza, umwanzi w'ibyiza ni ukuri. Iyo wihebye ndakumenyesha ngo n'icyo ushoboye gukora, icyo ukiri mu bushobozi bwawe ubona ko bidashoboka, kuko wamaze kugira ngo wamaze kwiheba. N'umwanya ushobora gufata ku buryo wamujyana ku ishuri ritemewe, ubona yuko ibihumbi uri butange bidashobora kugira ngo kuboneka. Silipa y'ibihumbi 2 kamba 2 ushobora kwibonera ukayikora, cyangwa bodaboda uriyeba ugasanga nawe udashobora kugira ngo udashobora kwibona. Uriyeba ukareba mu rugo rwawe, ukareba ibumoso ukareba iburyo, mbese ukabona yuko ntabwo bivuze ariho hahandi benshi, kuko bamaze gutakaza ibyiringiro, nta kwizera bafite. Noneho ukabona umuntu agenda kwiyandagaza, ukabona umuntu noneho yambara agashati kameshe, gukomeza bikagira gute bigahagarara. Umuntu yishimiraga kujya gusenga, ariko kubera agahinda, kubera imihangayiko, kubera kwiheba, bikarangana mu mutima we yigirira no kuvuga ati no kujya guterana sinzajya. Ubwo bihagarariye aho ngaho. Umuntu byibuze mwahuraga mukaganira, ariko kubera ko amaze kwiheba, imvugo ikagira gute igahita ihinduka. Ko yagiraga morali itagenze gute, ukabona uyu munsi nta morali. Iyo agiye kuva kijambo kimwe, ejo mwahura kijambo kimwe, mbese we akaba afite gusa bya bintu by'ubucantege gusa, akaba ari ibyo ngibyo agira gute agendana. Iyo umuntu yihebye ntashobora gutekereza avuge ngo burya ngiye gukora n'iyete nkajya gupagasa kiribona ndi guhereza sima abari kubaka, cyangwa se nkajya no guhingira umuntu akampa udufaranga, cyangwa se niba si kubaka nashaka burya n'inshuti zanjye zifite ibiraka tukagenda tugakorana, burya nakwegera n'abari mu mirimo runaka, niba hari uburyo nabo bakari mu buryo bayobora. Umuntu ufite kwiheba, ibyo byose abona yuko nta kibazo gute ashoboye, kuko aba adafite ibyiringiro muri we, aba atizeye Imana. Ariko uramutse wibutse neza yuko uri umwana w'Imana, kandi ukibuka ko Imana yakuremye mu ishusho yayo, kandi ukibuka yuko Imana yaremye, kandi ibyo yaremye igomba no kubibeshaho, wagakwiye kuvuga ati burya nyuma y'ubu buzima, nyuma y'ibi bintu byose biducamo, burya imbere yanjye ni heza. Haleluya! Imbere yanjye ni heza. Uramutse ubitekereje gutyo, wavuga ati oya, sinshaka kumvira ijwi rincirege, sinshaka kumvira ijwi rinsubiza inyuma, sinshaka kumvira ijwi rinyemeza yuko ntacyo nshoboye. Hamwe n'Imana ndashoboye. Ndibuka Yobu ari mu bibazo, buriya yihuriye n'akaga kadasanzwe, yahuye n'ibintu bikomeye cyane. Yobu icyabaye burya, tekereza agize abantu barabuze, imitungo yose nyine agize arayibuze, ubutunzi arafite burarangiye. Noneho n'uwagombaga kumuba hafi, uwagombaga kumuba hafi ari we mugore we, nawe arangije aramwitegereza, areba ukuntu Yobu afite uburyo, areba ukuntu yicaye mu ivu, areba ukuntu ari kwishima, areba imibabaro n'amarira n'agahinda, aravuga ati oya, uyu byanze byakunda nta byiringiro agifite, uyu byanze byakunda Imana yetu yamaze kuyivaho, kandi Imana yagize gute yaramuretse. Ati rero shahu Yobu, wari umugabo wanjye ntacyo bitwaye, ariko inama nakubwiye, shobora umutima Imana yawe n'ubundi kuzigomba kuba nurangiza ubwire gute witi. Yobarareba hajya n'utumira
bugaca bucana yandi. Yego nshobora kumara imyaka ingahe ndikurira ariko bugaca bucana ayandi. Umwana akakuririra mu maso uri umubyeyi, wareba ibumoso wareba iburyo aba bana baragerageza gute. Wareba ku ruhande ugasanga wenda hari n'ufite uri ku ishuri nawe ati burya mama nkeneye gucapa nkeneye gucupfara guhanduka, kandi wareba ugasanga nta nawe urakura ibyo byose. Ukareba wenda n'inzu utuyemo nayo ukavuga ati yewe ni inzu ndagendera, ariko nayo irabura irabura byinshi. N'umuntu yaza akangururira mu idirishya akajyana hasi. Wareba abavandimwe, wareba inshuti, ugasanga nawe ahari uri mu ruhande rwawe. Wahamagara yewe ko byagenze gutya mwandabaye, ati yewe twona rifite burya nadukoresheje se ubundi yumbwiye ibyo bikaba birarangiye. Akajya no ku wundi muntu, none se kubona bimeze gutya na gutya nta n'ikintu usigaranye mu nzu, wenda ungiriye neza, wenda turebe ukuntu byagenda. Twari dusigaye nanjye nadutsindiye ejo bundi cyangwa se nadutsindiye uyu munsi. Wagenda kuri ba bantu bose umwari utegereje ko hari icyo bagute bakumarira, ugasanga byose bibaye se, nta n'umwe usigaye hafi yawe wo kugufasha. Rero ndashaka kugira ngo mubwirisha, niba itagufashije nta wundi muntu wagufasha. Nushaka ubibwire mugenzi wawe, Imana itagufashije nta wundi muntu wagufasha. Shobora kuvuga ukuntu wenda ukatari ukavuga none siporo runaka yafashe, none siporo runaka yagiriye neza. Tubyemere yakugiriye neza, ariko yakugiriye neza kuko yabitegetswe n'Imana. Yataza kubitegekwa n'Imana ntabwo yari kukumarira. Reka mbabwire, Imana itagufashije nta wundi muntu wagufasha. Niyo mpamvu dufite umwenda wo kwizera Imana tukanagira gute tukanayirira. Buriya wari uzi yuko aho Imana ashatse gufasha ishobora gutegeka n'umurozi. Umurozi wawe n'igihugu umurozi uduta, wari uzi ko ishobora kumutegeka wamuroza akaza akakubera umutabazi. Turagenda umurozi neza neza Imana ikagutegeka ikavuga ati genda ukore ikintu ugiye gukora, kandi akabikora n'umutima mwiza. Iyo minsi itatu cyangwa iminsi ine cyangwa nimba cyari ikibazo cy'ibihumbi 20, ukabona wamurozi niwe uyazanye fata, aho nta Imana irimo gukora. Aho rero ntabwo urajya kugira ngo
biramutse bibaye kuri ntabwo umuvandimwe w'umuntu umuntu yagakwiriye kumusanga ati dore abandi bantu bari kubirukana kandi afite amafaranga ngo yaje kubishyura. Biramutse ari byo kuvuga ngo bambwire, ntabwo wagakwiriye kurara umuturanyi wawe yatetse ibiro 5 by'inyama. Ari ukuvuga ngo abantu nyine bagerageza abana, ntabwo wagakwiriye kubura inkweto wambara, ntabwo wagakwiriye kubura ipantaro, igitenge cyangwa ishati wambara, kandi abo ugendana nabo bafite ibyo bitenge n'amapantaro n'inkweto n'ibindi. Ariko uzajya gusanga iyi si twibereyeho iratwohereza ikatubwira ati mugende mwishereke, buri muntu akirisi, buri muntu akirisi. Ariko nujya kwisherekera ukagenda ku kintu cyawe, ufite kwizera Uwiteka Imana yawe, ufite kwiringira Imana yawe, Imana ifungura inzira hatari inzira, Imana igucira akanzu, Imana bigera igihe amarira umaze iminsi urira ikayahanagura, ikaguhoza, ikakubwira ati mwana wanjye uyu munsi nawe noneho wakongera ukishima, wakongera ukanezerwa. Imana wamenye ugomba kuyinambaho. Haleluya. Imana wamenye ugomba kuyinambaho, kandi ukayinambaho mu buryo bukwiriye, mu buryo bushoboka n'ubudashoboka. Kuko abantu bakurekura, ariko ntabwo Imana ishobora kurekura umwana wawe. Abantu bagufata bakashugunya, bakakuvuga amagambo mabi cyangwa se bakakuvuga neza, ariko ndakubwiye ngo Imana yahamagaye uwiringiye Imana, wa muntu uvuga ati Imana niyo byiringiro byanjye, ubu Imana imubera ikomezi, iramufasha ntabwo ababaye. Imana iragusanga ikamubwira ati burya tuza ibi biri butambuke, ukomeze ubeho, burya dore nubwo mbabaye ariko burya haracyari ibyiringiro. Haleluya. Nubwo bimeze bitya, burya urugendo ruracyakomeje. Nubwo uri kubona utari wubaka, burya birashoboka cyane yuko uzubaka. Nubwo uri kubona urubyaro rwawe rutamerewe neza, urugo rwawe rutamerewe neza, burya hari ikintu gishobora kugera. Imana iragusanga ikagukomeza. Ikintu cyitwa kwiheba, cyo kubaho tudafite ibyiringiro, cyo kubaho twumva tugomba kubagarira agahinda, cyo kubaho twumva yuko tugomba kuba tudafite kwizera, so tugomba kugira gute? Kubishunya inyuma. Kwizera kunarema. Haleluya. Kwizera kunarema. Ntabwo tugomba kubaho nk'abantu batamenya Imana kandi twitwa ko twagize gute? Twayime. Ntabwo tugomba kubaho nk'abantu batazi gusenga Imana icyo ari cyo. Ntabwo tugomba kubaho nk'abantu batazi ukuntu Imana ikora, batazi ubushobozi n'ububasha bwayo bw'Imana. Hari umuntu umwe muri Bibiliya, Yohana ibice 20 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 31. Yohana ibice 20 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 31. Tuzi ko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba, arapfa, arahabwa, ku munsi wa kangahe yazutse? Ku munsi wa 3 arazuka. Yesu amaze kuzuka, mu minsi yamaranye n'abigishwa be cyangwa se iminsi
akabiyereka bamwe. Tomasi agaha Tomasi ntabwo yari aha. Tomasi baraye baramubwira ati arizi Yesu twamubonyeho. Birashoboka se uwo Yesu mwamubonyeho? Hehe, arabahakana cyane, atera hejuru aravuga ati ngo ntibishoboka, niba yarapfuye nyine mutere kugira ngo bagize gute yarazuka. Kandi ari intumwa yawe, yari intumwa ya Yesu. Bari baramaze gutagangara n'abantu, nta mwuka wera wari ubarimo, nta mbaraga bari bafite, nta guhamya kundi bari bafite, ntako. Ariko ngo bari mu nzu, nawe tekereza inzu iragize. Noneho Yesu ahengera bari mu nzu na Tomasi n'abandi kumwe n'abandi bigishwa ba Yesu. Babona Yesu ageze gute? Abagezemo hagati. Bishatse kuvuga iki? Yari yaramenye yuko mu bahakanyi barimo Yesu bavuga ko atazutse. Tomasi nawe n'intumwa ye arimo. Ageze aho ngaho yaravuze ati yewe Tomasi ngwino. Niba yakuye gusa mu bandi, Tomasi ngwino. Tomasi araza, kora mu biganza. Ingufu Tomasi agira gute? Haba yabona ntibigarukiye aho, kora no mu rubavu. Tomasi akora hehe? Akora mu rubavu. Arangije amubwira inama, aramubwira ati hahirwa uwizera ataragira gute? Atarabona. Haleluya! Hahirwa uwizera atarabona. Buriya rero umupagani kumubwira ngo ejo uzajya, ariko uyu munsi ibiryo bidahari, aravuga ati aba nabo rwose ni abaturuzi, kuko nta byiringiro afite yuko koko ejo azagira gute? Azajya. Ariko umukristo, umuntu wizeye, umuntu ufite ibyiringiro, kumubwira ngo ejo bizagenda neza, aravuga ati icyubahiro ni icyawe Mana, ndabyizeye bizagira gute? Bizagenda neza. Kandi koko bajya mu gitondo ibintu bikagira gute? Bikagenda neza. Abaye bameze neza nabi se, igitondo bimeze neza. Ntabamaze umwaka se, ibintu byarabacanze, ariko undi mwaka ibintu bigahinduka. Ntabamaze imyaka 10 se, ari amarira ari agahinda, batazi kujya neza uko bimeze, batazi ibyo yuzuye uko imera. Ariko nyuma y'imyaka 10 barakomezwa, bafashwa n'Imana, batabarwa n'Imana. Yego, abo barahari. Buriya kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Urwego urwo ari rwo rwose waba uriho, aho waba uhagaze hose, akaga waba urimo kose, iyo wizeye Imana, ugasenga wizeye, ukajya mu nzu y'Imana wizeye, ugakora bizinesi zawe wizeye, ukabasha gushaka imibereho wizeye, urugo rwawe ukaruramo wizeye, urugo rw'umugabo rukaba mu rugo wizeye, ivugabutumwa ukarikora wizeye. Reka nkubwire, rya jambo rivuga ngo nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi, ntabwo byabura gusohoka. Nzabana namwe, nzagumana namwe. Aha ngaha Tomasi nawe ibibazo yari afite byo kutizera byagize gute? Byavuye, kubera ko agize gute? Yiboneye noneho Yesu n'amaso ye. Se twebwe ni ryari tubona Imana? Ni ryari tubona Imana? Haleluya! Ni ryari tubona Imana? Imana tuyibona buri
muribuka Abisirayeli bageze imbere y'inyanja baritegereje barareba Mose arareba abana b'Abisirayeli nabo bagira gute barareba baravuga takarabaye niba imbere y'amazi niba ibumoso ari umusozi iburyo ni umusozi abatindi ba Farawo bari inyuma ahangaha turahungira hehe hari abantu bibereye hagati y'iki yamenye umuguri ngururiye hahandi uba uri kuvuga ati ahangaha umutwe urameneka hahandi uba uri kuvuga ati ahangaha amenyo y'abasetsi aha rwose ndabyemeye hahandi uba uri kuvuga ati ikimwaro ntaho ndi bugihungire hahandi baratangira kumbaza ati ya mana wavugagiye hehe ya mana wasengagiye hehe ubanza noneho yamuretse ubanza rwose akakihamagara ngo bigire gute ubyemere isi iragukaranga n'umuntu utagakwiye kuba umwanzi wawe arahindukira akaba umwanzi wawe uwo mwasangira akamutsa mu gitondo ari kukubwira ati sahani ndi gukorera igikombe ndi kunywera yewe ugomba kugira gute tugomba kugira aho unyuze avuga ati ahantu kwacica umuhoro rwose yewe sigomba kugira gute sigomba kuhanyura isi ikora ibamwo amabara menshi isi iragukaranga niba usenga ukavuga ati rwose ahangaha sinzi aho ugiye kujya nyura noneho n'izina ry'Imana sinzi uko ngiye kujya ngira gute nivuga ariko Imana yo kabyara haleluya Imana yo kabyara ukabona iravuze ati ariko uyu muntu burya nawe uhaye igitenge byibuze cy'iminota 5 byibuze iyo minota 5 babandi bose bavuga ati Imana yiriye birashoboka ko bari kuvuga ati burya wa muntu afite Imana nuko umutima tugenza ntabwo ukunda ko dusebera imbere y'abazi bacu ntabwo ikunda turababara yego ariko iyo twizeye Imana tuba tuvuga ati ibi hari ibyo byose bizagira ngo bizaje Mose yararebye aravuga ati oke nta kindi turi gukora n'ubundi ibitutsi by'Abayisirayeli byari bimumereye nabi ubwira ati sha wowe watukuye iriya muri Egiputa ushaka kutuzana ahangaha kugira ngo dupfe turangire nuturekerayo ntabwo zari ziriyo yureka turakomeza tukabakorera Mose rero nawe yararebye abura ahantu yacisha amazi aravuga ati oke nizeye Imana yanjye yonyine niringira Imana yanjye yonyine yaragera apfukama arasenga amaze gusenga Imana yahise imushyira mu ijambo rimukomeza n'ibyiringiro iramubwira ati genda ubwire Abayisirayeli ngo iyo Umunyegiputa muri kubona uyu munsi ntabwo muzongera kumubona ukundi usanga Imana icyubahiro uyu Munyegiputa muri kubona uyu munsi ntabwo muzongera kumubona ukundi hashyirwa uwizeye Uwiteka Uwiteka umurengere ijambo ry'Imana ritubwira ko binjiye mu mazi Abanyegiputa nabo bagira gute barinjira ariko byarangiye bose bagaza hakurya Abayisirayeli bose bamaze kwambuka nta n'umwe usigaye mu mazi Abanyegiputa nabo bari bamaze kugira gute kwinjira inyanja igira gute irifunga ngo bageze hakurya ngo baricara bashima Imana bahimbaza Imana bazamurira Imana icyubahiro ngo Miriyamu ngo yararirimbye birakomera cyane haleluya abantu bibagirwa ya miruho bibagirwa ya magambo y'amateshwa bibagirwa kakaga bibagirwa za ntambara baricara barishima baranezerwa bazamurira Imana icyubahiro tujye tureka Imana Imana mu buzima bwacu nuzabura imbere y'umwanzi wawe uzabwereka Imana
nusaburimbira abakwanga uzabereka Imana, nusaburimbira abaguciye uzabereka Imana. Umuntu najya kukureka ukabona nta kintu ufite cyo gukora, so uzamureke ku Mana, ibyo birahagije. Ubwo umurega ku Mana hari ukuntu Imana izabigenza. Nubona ku kazi uri gukora abantu bakwanze bari kukugambanira, uzavuge ati okay, mugambane ntacyo bitwaye, ariko mu ijuru turafite umugambane ugambana kuruta abandi bose ni abagambanira. Mwebwe muzaceceka nanjye ntikwishima. Nubona mu by'ukuri hari ukuntu ibizazane bishe, uzavuge ati Imana nzi yuko nta kintu na kimwe kikunanira. Uzavuge ati Imana nzi ko nta kintu na kimwe gishobora kurogoya imigambi yawe. Uzivuga ati ibyo Imana yavuze no kubikora izagira gute, izabikora. Uzibuka uvuge ngo aha kuko Umwami Imana ari kumwe na nicyo gituma nabwira gute n'ibintu ibyo byose ibyiringiro byawe bizazamuka. Haleluya. Ibyiringiro byawe bizagira gute, bizazamuka. Kandi ibyiringiro byazamutse ukomeye rwose ukomeye. Buriya ukuntu tutakaza igihe cyacu ku busa, tugatakaza igihe cyacu mu magambo dutongana dukasiyana ku buryo na bibiri ufite urajugunya hasi, ati ndakwambara ipantaro ndakwambara n'ikimono karaba imbwa zikunye, ukabona igihe cyawe utakaje muri ibyo ngibyo, ukavuga ati Ma byose urabizi cyawe bitakaza igihe cyawe ku busa. Ujye muri santere ati nubwo udasenga ariko ntabwo ugomba kumvogera, ariko wasabye Imana ikagukiza ubudayimoni kandi bucece n'ubuzima bugakomeza. Ntitujye tubibwiriza rubanda, ahubwo ibiganza by'Imana tujye tubyitereka ngo tubyishyiremo neza. Wumve ko Imana ari umutabazi wawe, ari umurengezi, ari umufasha, ari Imana ishobora byose, ari Imana nzima. Arega abantu barenganya abantu, ariko Imana ntirenganya abantu, bagambanira abandi bikemera, ariko Imana iyo yitambitse uwagambaniwe iramurenganura kandi bikagira gute, bikemera. Naho yaba yageze muri gereza iraza ikamushyinguzamo, abamugejejemo bakagira gute, bakamwara. Ibyo ni ibintu bibaho. Hari ibintu tuvuga rimwe na rimwe abantu bakumva yuko ari ikinamico. Ntabwo ari ikinamico. Yewe irazigira Imana yakoze. N'aka kanya nahagarara ndavuga ati Imana yakoze iki. Imana irakora. Tujye tuyizera, tujye tuyirengera. Sengera umugabo wawe, usengere umugore wawe, usengere umwana wawe, urutaro rwawe urusengere, abanzi bawe ugire gute ubasengere, abaguciye ugire gute ubasengere, abagambanyi bawe ubasengere, abagutoteza ubasengere, abakugendana none amamara na nijoro ubasengere. Urangiza Imana ikuze niba ikikora kandi yizeye, uyiringire uyisengera mu kuri no mu mwuka, ikagira ikigo ikamara igikora. Si ubundi byavuga byagenze gute? Ntabwo Imana yabona ikigo ikikora. Yesu ashimwe. Kugira ngo dusenge muri uyu mwanya, tuba tugomba gukomera, komerera mu muhamagaro wawe. Wisohoka mu itorero utandukane n'abandi ngo kubera. Oya, shikama izira Imana. Uwo ngundi kuvuga ngo ni igicanire kuri wowe, mu rundi ruhande nawe akeneye Imana cyangwa se Satani yamukohererejeho kugira ngo agusubize inyuma upfapfane. Dende mwese muhurire mu cyumba, muhurire mu nzira imwe, ariko menya ngo inzira yanjye ni iyi, iriya si inzira yanjye. Numenye inzira yawe, ndekereza ko nta muntu uzaza ngo ukure mu iyo nzira. Ibyo rwose ni kirazira. Ibyo ubona bitagushoboke
ku Mana birashoboka. Iyo wizeye Imana, iyo wiringiye Imana iragukomeza, iragufasha, iragushyigikira. N'ikibazo wohuye nacyo ukamera ngaho nta kibazo gisigaye wagize. Nabaye ababana n'urwabo basibire mu sino ukishije kubera ibintu tuza hamwe gundira Imana uyifate umere nka Yakobo niwe wagundira ugakisinde kura nta kintu wari wakorera singure kura yakundiye umumarayika bonye murekeye nakuri kubiri mugende amukubita ikiboko mwitako amuvunitako amaze kumuvunitako aramubwira ati wowe Yakobo ntabwo ukiri Yakobo ahubwo wiswe Isirayeli. Asigaye marayika Yakobo Esawu yari kumwiga bigasaza, ariko kuko Imana yari imaze gutera iteka Yakobo yahise ajya guhura na Esawu. Esawu agendera mu gatako, agendera mu itako, Esawu amubonye bimeze gute sha ntabwo ni Yakobo, yewe ninde ni Isirayeli. Haleluya, ntabwo ni Yakobo, yewe Isirayeli. Amagambo ashirivu biragira ubuzima bugeze gute. Abisirayeli bageze kuri iyo nyanja, ibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara barashima. Abisirayeli bageze kuri iyo haleluya, ibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara. Abisirayeli bageze kuri iyo nyanja, ibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara barashima. Abisirayeli bageze kuri iyo haleluya, ibareba uburebure bw'iyo bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara. Haleluya, bageze hakurya baricara barashima. Bageze hakurya baricara bageze hakurya baricara barashima. Bageze hakurya baricara. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo uko wumva wabwira Imana ikikuri ku mutima, icyo wumva wakwerekeza ku Mana muri uyu mwanya. Umwuka w'Imana akuyobore umenye icyo wabwira Imana muri aka kanya. Hari uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, nawe Uwiteka akubera ibyiringiro iminsi yose yawe yo kubaho gusenga Imana. Uwiteka Mana nyir'ingabo, Imana isumba byose, Imana itari gahoro, niyo uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo ryawe riravuga ngo hari uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro hakika nshimira Yesu Kristo. Ndagusabye muri uyu mwanya kugira ngo ubere ibyiringiro umupapa uri muri iri teraniro, ubere ibyiringiro umumama uri muri iri teraniro, ubere ibyiringiro abana batoya bari muri iri teraniro, ubere
kwishyura abo bose baberekeye, abafite imishinga ya kampanye abo bose baberekeye, imigisha yawe imanuke bayakire katika jina la Yesu. Mwami Mana, regera urubyaro rw'abana bawe, urukomereze ubuntu bwawe. Turakwinginze kugira ngo kugeza ku iherezo ry'ubugingo bwacu tuzabe tukiri mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, tuzabe tukiri kumwe nawe, tuzabe tukiri kumwe nawe Mwami. Uri Imana dukunda, uri Imana twishimira, uko wakomeje Aburahamu mu rugendo, uko wakomeje Yakobo, wakomeje Sadraka, Meshaki na Abedenego, uko wakomeje Daniyeli. Ndakwinginze kugira ngo buri wese uri aha ngaha abari kumukomeza akwizere kandi akwiringire, agendane nawe, abone ubuntu bwe bumugose, abone ubwiza bwe buri hejuru ye. Reka tumukomere amashyi Mwami, tumushimira kugira ngo neza bikatubwira izina rya